Hi guys, nkuko mubibona rero muri browser yanjye turimo kwiga icyo bita HTML list. So tumaze kwiga HTML list. Iyi ni video nari ndimo gukora uko ushobora gukora HTML list. Nubireba neza urabona ko dufite na code. Iri ni isomo nyine turimo twigishirizaho. Niba ushaka kwiga HTML CSS, niba ushaka kwiga web development, ushaka kwiga gukora website, turi kwiga step by step mu Kinyarwanda mu rurimi kumva n'abantu benshi. So twabonye ko akenshi hari ukuntu birusha abantu, twabonye ko akenshi hari ukuntu biteganya abantu. Nyine akenshi urabona ko ni Icyongereza, urabona nko urugero for example nka twakoreye pratique, urabona ko utu keyword twa DTDD abantu kudufata mu mutwe batazi byari byo, ibyo byose twabikuyeho. Niyo mpamvu twabizanye mu Kinyarwanda kizima, mu Kinyarwanda nyakinyarwanda. So guys, rero muze twige web development, kora subscribe, channel ni Mugisha Isayi, ndetse wandike na comment niba ushaka kubyiga. Dufite WhatsApp group, iyo ugize ikibazo yo kwiga web development ukagira ikibazo turagufasha paka ukazamuka neza cyane. So guys, share, like and comment. Niba ari abantu bari kwiga web development, niba ari abantu bashaka kwiga web development, please share this YouTube channel. YouTube channel is Mugisha Isayi. Share this video guys. So thank you so much. Remember to subscribe.